Ngiye kubabwira inkuru uyu munsi. Kuvuga ukuri bisaba gutekereza byimbitse, ndetse nimuntega amatwi mukeneye kumenya ubwanyu gusesengura mugatekereza ku cyo ngiye kubabwira. Inkuru ni uburyo bukoreshwa mu itumanaho, rimwe na rimwe ibintu byimbitse. Ikindi gihe inkuru zikoreshwa mu gushimisha abantu ngo baseke, cyangwa abana n'abakuze. Ariko njyewe nakuriye mu muco aho ababyeyi banjye bakoreshaga inkuru kugira ngo bambwire ibintu binyerekeyeho. Muzi ko inkuru zikoreshwa mu nzira itaziguye kugira ngo ubwirwe ikintu kikwerekeyeho, kandi iyo utentebutse ukava mu nzira uratekereza uti iyi nkuru ahanini ni ngerekezagaho. Njye ndatekereza ko Yesu yakoresheje iyo nzira cyangwa ubwo buryo mu kubwira abantu ibyerekeye imibereho yabo n'ibyerekeye uburyo babayeho. Muzi ko ikiruta kwahuranya ukabwira abantu uti wakosheje aha, biriya wakoze sibyo, reba ibya hano. Icyiza ni ukwivugira inkuru ikora ku mutima. Muri iki gihe dushobora kuzita inkuru nshya zidasanzwe, inkuru zidafututse, ariko izi nkuru ziba zifitemo ubusobanuro bwimbitse. None nimunyemerere mvuga iki? Ntimufate inkuru yanjye nk'urwenya. Ndashaka kubasangiza inkuru iri bubabwire ibintu byimbitse mu mibereho yanyu. None nimutye mbaburire, ubuzima ntabwo ari ibikorwa. Ukwiriye kubaho ubuzima bwawe ushikamye. By'umwihariko muri iki gihe cy'ukwangirika kw'iby'umwuka, cyangwa aho iby'umwuka bigenda biba bibi, cyangwa iby'umwuka biri guhindana, uko wabyita kose, ntibyoroshye kubwira abantu ibintu mu buryo bwahuranyije mu maso yabo, kuko kabone n'ubwo inkuru yaba aribo ibwira, ntabwo ikeneye kubwira abantu ibintu bikomeretsa, bikomeye cyane gutekerezaho. Kandi iyo urebye ibintu byicaye hano cyangwa biri imbere yanjye, ntabwo nzi uburyo mwebwe bibagaragarira, ariko murabona ko bigaragara nk'agataburete k'amabibiriya. Hejuru hari bibiliya nini, kandi no hasi hari bibiliya nini nanone, kandi bibiliya enye ntoya ziri hagati. None nk'uko musanzwe mubizi, mbese bibiliya ni iki? Iyo mwitaho nk'abakristo, nk'abantu muzi Imana, muzi ko bibiliya ari igitabo cy'ubwenge. Abantu nka mwatekereza ko bibiliya ari nk'igitabo cy'amateka, abandi bantu batekereza ko bibiliya ari igitabo cy'inkuru, cyangwa n'ibindi bintu nk'ibyo. Oya, si byo. Nimureke mbabwire ko bibiliya ari igitabo gihambaye. Ni nk'umutima cyangwa intekerezo z'Imana ubwayo. Niba ushaka kugira icyo umenya ku Mana, kandi niba uri kumwe nayo bya nyabyo, bumbura iki gitabo cya bibiliya, kizakubwira byose. Ndashaka guhera ku nkuru yo muri bibiliya. Ni inkuru ihora inkora ku mutima igihe cyose, uburyo Imana yita n'uburyo iha ubwoko bwayo ibyo bukeneye. Nabonye inkuru mu gitabo kiri mu Isezerano rya Kera,
kandi muzi ko mu cyimbo cyo kubabwira inkuru zanjye mpimbye, ahubwo mpisemo iyanditse kandi ndanayibasomera. Kandi bishobora kudutwara iminota mike cyane kuyiganiraho. Igihe nasomaga iyi nkuru, nagize ngo ahari si inkuru yo mu isezerano rya kera. Ndatekereza ko iyi nkuru yahuranya ibisekuru byose. Ishobora kuba ingirakamaro muri iki gihe nk'uko yabaye ingirakamaro mu gihe yavugwaga. Ariko ndashaka ko mubona uburyo Imana ikoresha inkuru mu kubwira umwami w'Abisiraheli, umwami Dawidi. None nimunyemerere nsome, kandi ndi bubareke mubitekerezeho mwebwe ubwanyu. Biboneka mu gitabo cya kabiri cya Samweli, igice cya 12, kandi ndasoma mpereye ku murongo wa mbere ngeze ku wa 17. Bisa nkaho ari birebire, ariko ubwo ndaba nsoma dushobora kujya duhagarara. Kandi iyi nkuru irabahatira kuyitega amatwi kuko ikabakaba umutima. Uko niko inkuru ikwiriye kumera. Nimutege amatwi ibi. Bukeye Uwiteka atuma Natani kuri Dawidi, ageze iwe aramubwira ati, nimuntege amatwi, ndashaka guhagarikira. Mbese Dawidi yari muntu ki? Dawidi yari umwami, ntiyari agahungu gato gashimishwa n'inkuru. Kandi Natani we yari muntu ki? Natani yari umuhanuzi, ntabwo yari umunyarwenya. Ntiyari afite umwanya uhagije wo kuzerera mu mudugudu n'imihana ngo agende abwira abantu inkuru. Uyu wari umurimo ukomeye uwo Imana yashakaga ko asohoza ku bw'inkuru cyangwa binyuze mu nkuru. None rero inkuru zishobora kuburira amahanga, zishobora kuburira abami. Inkuru zishobora kwifashishwa mu kuburira abantu bose. Nuko Natani ageze iwe aramubwira ati, habayeho abantu babiri mu mudugudu umwe. Umwe yari umutunzi, undi yari umukene. Kandi umutunzi yari afite amashyo y'inka n'intama nyinshi cyane. Ndabasabye ntihagire akantu kabacika hano. Ariko uwo mukene we ntacyo yari afite kiretse akagazi k'intama yari yaraguze kamwe gusa. Kamwe gusa. Akakarera, kagakurana n'abana be bo mu rugo, kakarya ku two kurya twe, kakanywera no ku nkongoro ye. Mbega ukuntu aka gatama kari gakunzwe cyane. Kandi karyamaga mu gituza cye. Mbese koko uyu yari umwana w'intama mu by'ukuri? Ibi bintu bisobanuye byinshi cyane kuri uyu muryango. Uyu mwana w'intama ni we wari ipfundo ry'uruziga rw'uyu muryango. Kasangiraga nawe ndetse n'abana be, kubera ko kakuranye n'abana be. Kakarya ku two kurya twe, kakanywera ku nkongoro ye, kakaryama mu gituza cye, kandi Bibiliya iravuga iti kaba nk'umukobwa we. Njyewe ubwanjye sindabona urukundo nk'urwo yakundaga uyu mwana w'intama. Nshobora kumubona muri ibi binyejana byose byakurikiye kiriya gihe. Nshobora kubona uyu mwana w'intama mu buryo nyakuri uhereye aho natangiriye kumuvugaho. Umwana w'intama yareze. Nuko nimwumve ibi. Bukeye haza umugenzi kwa wa mutunzi. Ndibwira ko bari baturanye.
umukene atuye aha byashobora ko batandukanywaga n'inzira cyangwa umuhanda cyangwa uruzitiro. Ariko umukire, umubi ni uwenda mu nka ze cyangwa mu ntama ze ngo azimanire umushyitsi umugendereye. Oya rwose. Aho niho nshaka guhagarikira iyi nkuru. Ntabwo nshaka gutekereza ku kintu umukire yakoze. Kandi niba mushaka gukomeza iyi nkuru muhereye aha, mukwiriye gukomera. Ariko mwumve noneho, nimutege amatwi. Ahubwo ajya kwenda wa mwagazi w'intama wa mukene, awuzimanira umushyitsi we. Ubu ni ubugome. Kandi muzi ko umukene nta mbaraga agira zo kurwanya umukire. Umukire yari umunyambaraga, yari afite amafaranga, yari afite uburyo bumushyigikira, kubera ko amafaranga ni imbaraga. Nta nzira n'imwe umukene yari afite yo kunyuramo ngo arinde umwana w'intama yari afite gusa. Uwari isoko rukumbi y'umunezero we n'abana be. Nta yindi ntama yari asigaranye yari kuryamisha mu gituza cye, yari yagiye. Umukire yari yayitwaye ibiye. Ni mu ntege amatwi kandi mwibuka ko iyi nkuru yabwirwaga umwami Dawidi. Umwami Dawidi ntiyigeze ashaka no gutegereza kuri iyo ngingo. Oya rwose. Ntekereza ko Yesu ahaguruka. Nari ngiye guhaguruka, ariko nimureke ndeke guhaguruka kuko ndi kuvuga inkuru. Ahubwo Bibiliya iravuga iti, maze Dawidi ahera ko arakarira umugabo cyane, niko kubwira Natani ati, ndahiye Uwiteka uhoraho. Ndemeranya na Dawidi. Ndemeranya nawe. Umuntu akoze bene ibyo akwiriye gupfa. Ntajyanwe mu nzu y'imbohe, ntahanwe mu bundi buryo ubwo aribwo bwose. Dawidi ntiyari akeneye no gutekereza byimbitse nibura kuri ibi ngibi. Ahubwo ahise ahaguruka maze aravuga ati, umuntu akoze bene ibyo akwiriye gupfa. Kandi azarihe. Sinzi niba Dawidi yashaka ko abanza gupfa maze yamara gupfa akariha, ariko ntacyo ndemeranya nawe. Icyari kubanza cyose nicyo. Ariko dushingiye kuri iyi nyandiko, yari akwiriye gupfa maze nyuma akariha. Kandi azariho umwana w'intama inshuro enye, kuko yakoze ibimeze bityo kandi kuko atagira impuhwe. Mbese mwebwe mubitekerezaho iki? Mwebwe munteze amatwi mubitekerezaho iki? Ni iki mwanditse kuri icyo kibazo cyakururiye urubanza uyu mukire? Nuko Natani abwira Dawidi ati, erega uwo mugabo ni wowe. Ni wowe uwo mugabo. Niba umugabo akwiriye gupfa, ni wowe ukwiriye gupfa. Niba umugabo akwiriye kuriha inshuro enye, ni wowe uwo mugabo ukwiriye kuriha inshuro enye. Niwe wahindutse iyi nkuru. Uko niko inkuru zikora. Niyo mpamvu nkunda inkuru, kubera ko zifite uburyo bwo kubwira buri wese muri twe tutiriwe tubitekerezaho. Yaramubwiye ati, ni wowe uwo mugabo.
uku niko Imana ya Isiraheli ivuze itya iti, nakwimikishije amavuta ngo ube umwami wa Isiraheli, ngukiza amaboko ya Sawuli, nguha inzu ya shobuja, nguha n'abagore be baragusegura. Kandi muzi igihe Dawidi yabaga umwami, nk'uko Uwiteka abivuze, yamuhaye ibintu byose Sawuli yari afite, ibyo umwami akeneye byose, ndetse yamuhaye n'abagore be. Kandi nkugabira umuryango wa Isiraheli n'uwa Yuda, kandi iyo byarabaye bike mba narakongeye ibindi. Uku niko umuhanuzi Natani yabwiye umwami Dawidi ibyo Uwiteka aramutumye kumubwira. Niki cyatumye usuzugura ijambo ry'Uwiteka ugahangara gukora ibyangwa nawe? Mbese niki Dawidi yakoze? Murabizi ko iyo aza kuba intungane, icyo gihe hari kuba ibidasanzwe muri icyo cyumba iyo umuhanuzi yicara, maze agapfa kuvuga nk'agahungu katagira umuco. Yari kumujugunya ahantu runaka aho atari kuzongera kumubona ukundi. Ariko umwami Dawidi yaributse atari kuzongera. Ndatekereza ko yatangiye gusesengura neza impamvu iyi nkuru ari we ibwirwa. Umuhanuzi arakomeje ati, wicishije Uriya w'umuheti inkota, kandi ugacyura umugore we umugira uwawe, kandi Uriya umwicisha inkota y'Abamoni. Nuko rero inkota ntabwo izava mu rugo rwawe iteka ryose. Nuko Uwiteka avuze ati, kuko wansuzuguye ugacyura umugore wa Uriya w'umuheti ukamugira uwawe. Nuko Uwiteka avuga atya ati, umva, nzaguhagurukiriza ibyago bive mu rugo rwawe, kandi nzatwara abagore bawe ureba, mbahe umuturanyi wawe aryamanire nabo ku itangaze ry'izuba. Wowe wabikoreye mu bwihisho, ariko njyewe nzabikorera imbere y'Abisiraheli bose ku mugaragaro izuba riva. Nuko Dawidi abwira Natani ati, ndifuza ko mundeba mu maso ubwo ndi bube mvuga ku byo nsomye muri Bibiliya. Nuko Dawidi abwira Natani ati, nacumuye ku Uwiteka. Mbega amagambo meza, mbega amagambo meza. Natani abwira Dawidi ati, nuko rero Uwiteka akuhe icyaha cyawe. Mushobora kwizera ibi? Mbega igikorwa! Kubera kwemera icyaha gusa, Imana ntiyigeze izarira, ni nkaho atigeze acumura. Ariko natekereza ko Imana yashoboye kwitegereza Dawidi, kandi ikitegereza no mu mutima we. Uku niko kwicuza nyakuri. Ibi ni nko kuvuga ngo, yego Uwiteka, wowe urakiranuka, njyewe ndi umunyabyaha. Ni nko kuvuga ko Natani akanwa k'Imana, wowe ushobora kumbwira ibi bintu, uri mukuri, naho njyewe nacumuye ku Uwiteka. Natani yarasubije, kandi nemera
ubutware bw'umuntu w'Imana. Ntiriwe anahombeka amaso ngo abaze niba Uwiteka ababariye iki cyaha. Ni nk'aho umutima w'umuhanuzi wari ukubiranye n'umutima w'Imana. Bityo avugiye Imana ati, nuko rero Uwiteka yakweho icyaha cyawe, nturi bupfe. Nturi bupfe, ariko kuko wahaye abanzi b'Uwiteka urwitwazo runini rwo kumutuka kubw'icyo wakoze icyo, umwana uzavuka ntazabura gupfa. Ushobora kubona igisubizo cy'impamvu ibintu nk'ibi biba mu mibereho y'ubwoko bw'Imana. Mbese no kubera iki umwana yapfuye? Ni ikihe cyaha umwana yakoze? Ntimumbaze icyo kibazo, ni Imana yabivuze. Niyo izi uburyo ikemura ibibazo, nta n'umwe muri twe ushobora kuyibaza ibibazo. Niyo mpamvu nababwiye ko inkuru rimwe na rimwe zivuga ibintu byimbitse by'Imana. Natani amaze gusubira iwe, Uwiteka yica umwana umugore wa Uriya yabyaranye na Dawidi. Nicyo cyatumye Uwiteka yingingira uwo mwana ku Mana, yiriza ubusa, yihina mu nzu, acura umurambo hasi burinda bucya. Abantu bakuru bo mu rugo rwe babibonye, barahaguruka bamuhagarara iruhande ngo bamubyutse ave hasi. Aranga, kandi yanga no gusangira nabo. Mwebwe muneze amatwi, aha niho nashakaga gusoreza inkuru yanjye nakuye muri Bibiliya uyu munsi. Mbese niki cyateye umuntu nka Dawidi gukora icyaha kimeze gutya? Imana ubwayo yaramubwiye iti, Dawidi mugaragu wanjye, ni iki wabuze? Ni kuki wacyuye umugore wa Uriya? Iyo usomye ibiri muri iyi nkuru, uzakuramo ibindi bintu byimbitse. Mbese Uriya ari hehe? Mu gihe Dawidi yacyuraga umugore we, Uriya yari ari ku rugerero mu ntambara, arwanirira Dawidi n'ubwami bwe. Uriya ntiyari Umwisiraheli, ariko yabaye indahemuka mu kurwanirira Dawidi kuruta abandi bajenerali b'Abisiraheli. Yakoze iyo bwabaga, yaritanze mu kurwanirira umwami. Nuko Dawidi abona kumuca urwaho kuko yari atari iwe. Muzi ibindi byinshi, ntabwo mfite akanya ko kubibasangiza, ariko muzi ko Dawidi ntacyo atakoze ngo atwikire iki cyaha. Ariko mureke mbabwire inshuti zanjye, bene data na bashiki banjye, iyi nkuru si y'abana. Nzi ko abana bakunda kuyumva, ariko iyi nkuru ni iy'abana bakuze, kabone n'ubwo bafite imyaka 100 y'ubukuru. Iyi ntabwo ari inkuru ntoya. Nuko umwami Dawidi amaze gukora icyaha cyo gusambanya umugore wa Uriya, yashatse kugitwikira. Yatanze amabwiriza ku bagaba b'ingabo gukoresha uko bashoboye kose ngo Uriya apfire mu ntambara.
byabaye nyuma y'uko yari yagerageje kuzana Uriya mu rugo iwe ngo abe ari kumwe n'umugore we imuhira, kugira ngo azagerageze gusobanura uburyo uyu mwana ari uwa Uriya. Ariko Uriya yari umugabo w'indahemuka ugira umurava cyane. Ni mutyo mabwire ko byashoboka ko ibi ari byo byatumye iki cyaha kirushaho kuba kibi cyane kuruta uko ushobora kubitekereza. Igihe Uriya yatahaga, Dawidi yakomeje kumuhatiriza kujya iwe mu rugo, akaba ari kumwe n'umugore we. Ariko amaze gufungura iby'umugoroba, Bibiliya ivuga ko Uriya yanze gutaha no kujya kurya iwe no kuryamana n'umugore we. Kandi igihe Dawidi yamubazaga impamvu yanze, kuko yari afite uruhushya, ati nagukuye ku rugamba nkuzana imuhira. Uriya yaravuze ati, databuja, databuja, ntabwo nshobora kwiyumvisha uburyo nasangira n'umugore wanjye igihe abandi bagabo bari ku rugamba barwanirira Imana kandi barwanirira databuja. Sinumvisha ukuntu nakwinezezanya n'umugore wanjye ku buriri abandi bari ku rugamba, sinshobora. Bibiliya iravuga iti, Uriya yiraraniye n'abagaragu b'umwami ku muryango w'ikambere y'ibwami. Igihe ibyo byananiranaga ntibigere ku ntego, Dawidi yaratekereje ati, uyu mugabo wanze kunyura inzira nashakaga, iki kintu kizamenyekana. Mbega igisebo kizambaho nk'umwami. Nuko yohereza Uriya ngo asubire ku rugamba, ariko ashyira amabwiriza mu rwandiko. We ubwe yari yijyaniye urwandiko rwo kumwicisha. Nifuza ko Dawidi nibura ari gutuma undi muntu akaba ari we ujyana ruriya rwandiko. Nimurebe uburyo icyaha kibyara ikindi cyaha, maze icyo cyaha nacyo kikabyara ikindi, nacyo kikabyara ikindi, kugeza ubwo uwo murunga uba udashobora guhagarikwa. Icyakurikiyeho ni raporo yaje ivuga ko Uriya yishwe, ariko rwari urupfu rwateguwe. Bene data nkunda, ndashaka guhagarikira aha iyi nkuru. Ndiringira ko hari icyo yakubwiye nanjye yakimbwiye, kandi ndanagize icyo ibwira abantu bose bayumvise. Ni kangahe tugerageza imikino y'uburyo bwose nyuma y'uko tumaze gukora amakosa n'ibyaha bidakwiriye mu buzima? Ariko nimwumve, Dawidi yabirekeye mu ntekerezo kugeza umunsi Natani yamugendereye. Sinzi uburyo yahuye n'uyu muhanuzi mu ngoro ibwami, ariko nzi ko nta kintu na kimwe cyari kumuhagarika kubera ko yari yoherejwe n'Imana. Nuko igihe yazaga, yatangiye iyi nkuru maze kubasangiza. Sintekereza ko Dawidi yigeze agira igitekerezo ko umuntu nka Natani yari azi iby'inkuru, ibyo yari yakoze. Ariko ndashaka kubaburira ko nta kintu na kimwe dukora ngo Imana ibe itakizi. Imana isoma imibereho yacu nk'igitabo kibumbuwe. Imana ibahe umugisha bene data. Ndababwira ko munejejwe n'inkuru mbabwiye. Nzi ko atari inkuru yoroshye, ariko niringiye ko Imana hari ikintu yabigishije. Nimureke dusenge isengesho rigufi. Urakoze cyane Data wa twese kubw'ubushobozi bw'inkuru. Urakoze kuba mu gitabo cya Bibiliya haragaragajwemo inkuru. Mu isezerano rya kera n'isezerano rishya, nejejwe cyane no kumenya ko Umwami wacu Yesu Kristo ubwe
yahisemo gukoresha uburyo bw'inkuru kugira ngo ashyikire imitima yabaye akahebwe. Gusa rimwe na rimwe ntidushimira ibi bintu tubonera mu nkuru. Urakoze, kandi urakoze nanone kuko uhaza ubukene bwacu. Nibyo nsabye mu izina rya Yesu, amen.